Ibihe byiza nibyo mbifurije mwe mwese mukurikira Connection TV, reka nizere ko mumeze neza ndetse mukomeje guhirwa nibyo muri gukora, nibyo mbifurije. Mbahaye nikaze kura kakanya tugiye kuba tuganira, maze umwanya utari muto ndimo ndazengurutsa amaso ku bitangazamakuru by'umwihariko ibyandikirwa nyine online, ngenda ndeba amakuru arimo aravugwa, ese bimeze bite, hari bimeze bite, kugira ngo mu masaha y'umugoroba nkuko tumaze kubimenyera tuze guhura tubabwira amakuru n'undi aba yavuzwe. Ariko hagati aho mu bitekerezo byanjye hari hakomeje kugenda hikaragamo amakuru arebana n'izamurwa ry'abasirikare b'u Rwanda bagiye bashyirwa ku mapeti atandukanye, harimo abashyizwe ku mapeti ya general, nkababwira ko nka Mubaraka Muganga yagizwe general full kuri ubu ngubu. Ariko ntabwo ari aho ngo ndi bugaruke gusa, ahubwo natekerezaga ku badamu cyangwa se abagore b'abasirikare bazamuwe mu ntera. Hari abantu benshi babifuza kumenya se bagore bazamuwe mu ntera bakavanwa ku mapeti bari bagashyirwa ku ipeti rya colonel ni bande, ni bantu ki, bafite mateka ki? Ngize gutya navuga ko ari par chance mbanguye ku nkuru ku gihe.com, bafite ukuntu babyanditse babigarukaho mu buryo budufasha gusobanukirwa neza aba bagore abari bo, ibyo bagiye bakora, imirimo bagiye banyuramo, amateka yabo mu buryo wenda butagiye kure, ariko buraduha ishusho nsobanuro yuko tuba twifuza kuba twabamenye. Rero iyi nkuru ntabwo nyirengaho, ise mfata umwanya ninja muri studio ndavuga reka nanjye mbabwire icyo igihe.com yadutangarije kuri aba bagore. Reka iyi nkuru mugiye kumva, aya magambo mugiye kumva mvuga yose yanditse ku gihe.com, ubwo nanjye niho ndi kuyasoma. Niba ukunda kumva kuruta gusoma ubane nanjye, niba ukunda gusoma cyane kuruta kumva ndakurangiye uze kugenda nawe ubisome ku gihe.com, ariko niba ukunda kumva ndaje mbikubwira. Nitwubiringiye Imana Patience uri kuri Connection TV. Amateka agaragaza ko kuva kera abagore bitangiye u Rwanda baharanira ko ubusugire bwarwo bwakomeza kuba nta makemwa. Aha baduha urugero rw'abaye ikimenya bose ni Ndabaga wavutse ari ikinege ariko akiyemeza kujya ku rugamba gucungura si. Mu gihe u Rwanda rwari ruri mu mage mu mwaka wa 1994 ntabwo batereye hagati mu ryinyo ngo babe bantibindeba, bona abagore bavugwa, ahubwo nabo bakoze ibishoboka byose bajya mu imbere kugira ngo baharanire gubohora igihugu muri biriya bihe. Ubu rero bari mu buyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Rwanda, barara batagohetse kugira ngo umutekano w'igihugu urusheho kuba nta makemwa. Si ibyo gusa, barenze imbibi zacyo bigera aho bajya gutanga umusanzu mu mahanga ya kure. Abo ni abagore bavugwa. Abanyarwandakazi berekanye ko nta kintu na kimwe ubusanzwe cyananira umutima ushaka. Ambere aha rero Lieutenant Colonel Jean Chantal Ujeneza usigaye hari umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu ushinzwe imari n'abakozi, yatangarije ikinyamakuru Igihe ko atigeze agira ubwoba bw'uko atazashobora imyitozo ngo ubusanzwe yorohera abagabo. Mu gisirikare cy'u Rwanda ubu rero abagore baboneka mu nzego zose kandi no mu ntera ntibasigaye inyuma, bafite amapeti yo hejuru bigaragaza yuko bashoboye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ubu tuvugana yaraye azamuye mu ntera abasirikare barenga 700, muri bo harimo n'ab'igitsina gore nabo bari barimo nyine kandi bahawe n'amapeti akomeye. Abo rero tugiye kugarukaho. Hari hashize igihe kinini abagore bafite ipeti ryo hejuru mu ngabo z'u Rwanda ari ba Lieutenant Colonel, ariko ubu ngubu 7 bagizwe ba Colonel. Urebye rero igihe binjiriye mu gisirikare, umuntu yavuga yuko Colonel Belina Kayirangwa ari umaze igihe kinini, ni umwe mu bazamuwe mu ntera agahabwa nawe ipeti rya Colonel. Uyu mubyeyi ubona ari maze kuvugaho wavukiye mu nkambi ya Ibuga ni mu gihugu cy'Ubugande, aho umuryango we wari warahungiye mu mwaka wa 1959, ni umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Yagiye mu gisirikare ubwo yari mu mashuri yisumbuye, gusa urugamba rurangiye yabashije kuyasoza kuko yari yaracikirije. Yaje kwiga abona impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri cya kaminuza mu bugeni byo bita arts. Afite kandi masters mu masomo ajyanye n'umutekano byiyongera ku yandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Lieutenant Colonel Serafine Nyirasafari nawe yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel. Uyu yigeze kuba umuyobozi w'agateganyo wa Army Shop, ndetse urebye n'ubuzima bwe bwite ntabwo bujya kure cyane n'igisirikare kuko yashakanye na Juvenal Mariza Munda usigaye ari ministri w'ingabo.
uyu mugore warwanya urugamba rwo kubohora igihugu yigeze kuvuga ko we na bagenzi be icyo bari bashyize imbere muri ibyo bihe ari ukuba baharanira nyine kubohora igihugu. Mu magambo yaragize ati intego yacu yari ukubohora igihugu kandi ibyo twarabikoze. Uyu munsi dufite ishema kandi twizera ko abanyarwanda kazi bose bazaharanira kugera ku ndoto zabo uko zaba zigoye kose. Liyetona Colonel Betty Dukuze ni umubyeyi w'abana batatu, nawe yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel. Mu 2017 nibwo yari yazamuwe mu ntera ava ku ipeti rya Majoro agirwa Liyetona Colonel. Nta kibazo na kimwe yigeze ahura nacyo mu muryango ngo biturutse ku kuba ari umusirikare. Kuri we avuga ko uwo mwaba mwarashakanye wese ntacyo bivuze, icyangombwa ni ukubahana. Mu magambo yati icy'ingenzi ni ukubahana hagati yanyu. Hanyuma Liyetona Colonel Losane Ingabire Nsengimana ari mu bakiri bato mu gisirikare cy'u Rwanda bahawe ipeti rya Colonel. Uyu rero yize mu ishuri rya gisirikare mu Bubiligi iryitwa Royal Military Academy, arangiza kadete mu 2011. Yakoze mu myanya itandukanye ku cyicaro gikuru cya RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda ndetse n'ahandi nkiga ko i Musanze. Abona n'andi masomo ya gisirikare nkagenewe abasirikare bakuru yaherewe Ifite Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu rero no mu basirikare b'u Rwanda bagiye mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Mu 2019 uwitwa Colonel Ingabire yahawe inshingano zindi mu gisirikare cy'u Rwanda agirwa umuyobozi ukuriye urwego rw'imikoranire y'ingabo n'abasivili. Ntabwo akiri kuri izi nshingano kuko mu minsi ishize yoherejwe mu zindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Liyetona Colonel Bagwaneza Lydia uri mu barinda umukuru w'igihugu abo bita Republican Guard yazamuwe mu ntera ahabwa nawe ipeti rya Colonel. Uyu mubyeyi w'abana batatu b'abakobwa yinjiye mu gisirikare afite imyaka 18. Yahawe ipeti rya Liyetona Colonel mu mwaka wa 2017. Nicyo uwo twamuvugaho. Hanyuma undi mugore wazamuwe mu ntera ni uwitwaga cyangwa ubwo reka tuba ariko tuvuga Liyetona Colonel Stella Uwineza. Mu 2002 yari afite ipeti rya Majoro, ubu yahawe irya Colonel. Uwitwa Colonel Uwineza w'imyaka 42 ni umubyeyi w'abana batatu. Yakoze inshingano ze za gisirikare mu bice bitandukanye, aho mu mwaka wa 2020 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Icyo gihe yari inshuro ya kabiri ajya muri ubutumwa bw'amahoro. Undi musirikare w'umugore wazamuwe mu ntera ni Liyetona Colonel Marie Claire Muragijimana, nawe yahawe ipeti rya Colonel. Aha rero icyo navuga nuko kugeza ubu ngubu bigaragara yuko ihame ry'uburinganire riri ku isonga muri RDF cyangwa se riri ku rwego rwiza, kuko mu 2007 mu gisirikare cy'u Rwanda hashyizweho ishami ryihariye rireba ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo. Ni urwego rufite uruhare runini mu kwigisha abasirikare n'imiryango yabo ibijyanye no kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uru rwego rufasha mu guteza imbere uburenganzira bw'umugore no kubaka ubushobozi bw'umugore mu mirimo itandukanye. Abarugize bakaba bakangurira abakobwa kujya mu ngabo z'igihugu no mu butumwa bw'amahoro. Ikindi ababwira nuko imibare igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2004 abagore barenga 1500 bamaze kujya mu butumwa bw'amahoro, aho nibura 260 babwoherezwamo buri mwaka. Nsoza mu kuzamura ubushobozi mu buryo bw'imari, ikigo bitazigama CSS yashyizeho ishami ryiga uburyo bushya bwo guha inguzanyo imiryango y'abanyamuryango bayo mu rwego rwo guteza imbere abagore cyangwa se guteza imbere umugore. Abo bose mwabumvise ibyo bagiye bakora bitandukanye, nkubwira ko ibi umaze kumva byose ni ibyatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa igihe.com. Niba ukunda gusoma wanyarukirayo ukabisoma mu buryo bugiye kure. Niba ukunda kumva kandi nabwo nizeye ko mbikubwiye mu buryo budahwihwitse. Komeza ugire ibihe byiza, turaza gusubira twinjira mu makuru aba arimo aravugwa cyangwa se yiriwavugwa. Nitwiringe Imana, patience.